ariko abonye cya Bera ati wi Imana nayo iti bo ibi ni bo kabisa terebye Imana imaze kunezererwa igitambo cya Beri Gahini arajiginywa reba mu maso yayo ugahorana bimwe bya mbere muvuge ngo amina iraba muvuge ngo amina muvuge ngo ha muvuge ngo he muvuge ngo ya watumye bajya gutura inodi bajya gutura iwawa y'Imana biturutse ku ishari ryuko yatuye igitambo kiremerwa uyakora ibyiza ntiyari kwemerwa wa muhanuzi udukurikiye wa mukristo wa mwana w'Imana dukurikiye wewe wakoze ibyiza ntiwakwemerwa anje banzi imbere nkafashwa ukabambura umwanya nta soni sohoka ako kajambo k'isuka n'agatebe kagufashije uburyo mbazamura wumva amakuru yabo y'uburyo mbazamuye uburyo mbahaye umugisha ariko ubujijwe kongera kureba mu maso yanjye niri ndaribonye Daniel igice cya 7 umurongo wa 19 mpera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose itagira gute itasaga n'izindi zose yari iteye ubwoba cyane bitavugwa ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imirenga n'inzara z'imirenga ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo ikabisiribangisha amajanja yayo ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo Imana itugirire neza cyane subira ku mwitangiriro aho kantu uza kugafata kuko ndibuze kukakubazaho Yesu we umuntu urukumpamagara se nuko byaranye umushumba ari kumpamagara wafashe none ukongera ukansubira noneho inodi reka twisubirire inodi kabisa inodi turi buhavugaho nubwo umuyobozi wanjye arimo avuga ati buretse Imana ishimwe cyane yo ya aha twagiye twasubiye muri rya tangiriro Imana itugirire neza cyane twasubiye mu itangiriro tugiye kureba amakuru ya Gahini neza noneho tuyasoze neza tuyahuze n'abagahini bena n'aba petit frère bebena Imana turengere ngo Kayini abwira Uwiteka ati gihano mpanya kiruta icyo nakwihanganira dore unyirukanye umunsi ku butaka mu maso hawe nzahahishwa nzabigize kurikirana ko kantu neza mu maso hawe nzahahishwa nzahahishwa ahari abantu basoma Bibiliya yego niyo mpamvu twabatumwa uyu munsi hari ikintu ushaka kugira hari ibintu turi buvuge ya mu maso hawe nzahahishwa nari nsanzwe mpagera nari nsanzwe mpabona nari nsanzwe mpagera erega mureke tubwira abantu ukuri none birangiye nzahahishwa ega igihombo wego nukuhomba utiri ujya Dubai kurangura nzabigicamuka Yesu we cyo ni cya kabiri kwishwa mu maso cya kabiri kubigicamuka icya mbere ni ukwirukanwa icya kabiri no guhishwa mu maso icya gatatu no kubigicamuka nzabigicamuka icya kane no kuba inzererezi n'inzererezi mwisi ikindi kiyongereyeho kandi uzambona wese azanyica uzambona wese azanyica none ko bazakwica Imana ivuze ngiki manukiraho gake amazi twite dusoza uzambona wese azanyica nkomeze hepfo kuri 16 uzambona wese azanyica yego nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka yego atura mu gihugu cy'Inodi yego aho mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni batura hafi sha aba bagabo bari hafi batuye hafi aho yego hafi aho ya Edeni hafi y'ibisubizo hafi aho aho bumva n'Imana ivugira ariko batareba mu maso yaho yayo hafi yaho ivugira ariko batareba mu maso yayo kubera ko babaye igicamuke
imana ibatuza hirya hinodi ni iwawa y'imana. uzi ko imana igira iwawa? hano mvumemo ikintu gikomeye. abadukurikiye bumvishe amasomo tumaze gusoma. icyo nashaka kugira ngo tuganire muri aya magambo yose twasomye cyangwa se muri iri jambo ry'Imana twasomye, nashaka kugira ngo muri twabatumwe uyu munsi nkubaze ngo ese umwana w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi, umwigisha, reka dukuremo abashumba ko wambaje kubavuga. Yego, ndakuze ntukavuga abashumba, nanjye ejo bundi nzaba we. Abashumba ntawe bavuga, nta abashumba ntibagira intege nke, ntibagira ibyaha, n'ibyaha byabo ntibivugirwa hano intege nke zabo. Katwivugira bagahine. Aba bagahine niki gituma umugahine w'umuhanuzi abo mugahine? Cyase niki gituma umuhanuzi abagahine? Niki gituma umubwiriza butumwa ashobora kubagahine? Umuririmbyi yabagahine. Ko nakabagahine. Yego. Umunyamasengesha akabagahine. Twabatumwe rero aba bantu bajya bagerageza kuba bagahine. Bagahine twabatumweho. Yego. Kuki baba bagahine ubundi? Biva kuki? Yugahine we byavuye ku kintu gikomeye. Gahine we byavuye ku ishari baje imbere y'Imana kuzana amaturo y'iby'Imana yabahaye, baje kwishimira ibyo yabahaye. Umwe akora mu byo yoroye, undi akora mu byo yahinze. Baza imbere y'Imana Gahini na Abeli mwene nyina, bazana amaturo, bazanira Imana amaturo. Muri bazanira Imana amaturo, buri muntu yatuye akurikije uko umutima w'umutegeka, yahaye agaciro iby'Imana yakoze. Ariko Abeli we aha agaciro iby'Imana yakoze, aravuga ati yewe ntabwo naho Imana injonjori, ndayizanira ibibyibushye, ndafata ku byoroye, mfateho ibibyibushye, mfateho ibishishe, mfateho izifite amatako, mfateho iziteye ubwuzu, mfateho iziteye amabengeza, ngende ntura Imana. Aragenda atura Imana. Gahini nawe ajya mu byo yahinze, umwe yari umuhinzi undi ari umworozi. Gahini ajya mu byo yahinze, azana injonjori. Kumwe bagenda n'injonjori, bagahini ubundi kibaranga bagira injonjori. Azana injonjori, azizana imbere y'Uwiteka ashyiraho. Uwiteka igitambo cya Gahini ntiyakishimira, ariko abonye cya Abeli ati wi Imana nayo iti bo, ibi ni bo kabisa, terebye. Imana imaze kunezererwa igitambo cya Abeli, Gahini arajiginywa, Gahini azana ishyari, Gahini arashirungururirwa. Bageze hirya ati kumbe Imana iragushimiye, gihe ntishimiye. Ishyari mu bintu byatumye Gahini ajya gutuzwa inode. Ishyari ririmo, ajya gutuzwa iwawa y'Imana. Ajya gutuzwa iwawa y'Imana. Nituvuga iwawa y'Imana bamenye ko turi kuvuga inode. Twavumbuye muri twabatumweho ko hari abantu batuye inodi, mwibarenganya kandi ntimugomba no kubica. Yego, bazize ishyari mwibarenganya. Uwiteka bashyizeho ikimenyetso gituma baticwa. Niko umurongo uvuze ngo humura, ngo ushyizeho ikimenyetso gituma batazakwica, ngo ushyizeho ikimenyetso gituma uzajya mu bahanuzi ntibakwerekwe, ngo ushyizeho ikimenyetso gituma uzajya mu banyamwuka ntibakurondore, ngo ushyizeho bene icyo kimenyetso, ariko ntiwemerewe kuza mu maso yanjye, ntiwemerewe kujya muri karitsiye ntujemo abantu banjye, wereje muri karitsiye ntuzamo abantu bananiye. Inodi wawa y'Imana wereje muri karitsiye ntuzamo abantu bananiranye. Aragenda bayo kubera iki? Ishyari. Abantu badukurikiye bibuke ko ishyari ari ryo ryakunkumeye Satani mu ijoro. Rituma agira ubwibona kumva yamera nka Yesu, mu ijoro bamufata nka Yesu. Kara nakadoze k'ishyari kabyaye ubwibone gatuma kunkumurwa. None dusanze ishyari na Gahini
ryaramuvanye mu bagabo. Ishyari rivana abahanuzi mu bahanuzi, rivana abaririmbyi mu maso y'Imana. Ishyari rishobora kuvana abadiyakoni mu maso y'Imana, rikavana abayobozi mu maso y'Imana. Abashumba reka mbavuge burya ashobora kwicara kurimba ariko mu maso y'Imana atahareba, agasoma disikuru ariko mu maso y'Imana atahareba kubera ishyari rimuvana mu maso y'Imana. Gahina atangira kurekara amati, ubu uzanyica, nzabiki uzanyica. Imana ito ntabwo nzakwica, ahubwo ubu none tuvugana ngushyizeho ikimenyetso gituma batazakwica. Gituma niyo waba uri umuhanuzi uzi guhanura ute utahanura yuko uyu muntu yasambanye. Murasugira ngo ntitubana n'abariko ntituberekwe. Akaza akoze ibizira, akaza akoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko finali bikarangira tutamweretswe kandi twerekwa we. Bikarangira tutamurondoye kandi turondora. Kuko hari ikimenyetso Imana yamushyizeho. Icyo kimenyetso nicyo gitumye bidashoboka ko tumwerekwa. Niba Imana bashyizeho ibimenyetso bituma tububaha, ariko bari node bafite titiri ituma tububaha, bari node ntibareba mu maso y'Imana. Icyo nacyo ni ikibazo, nacyo ni ikibazo. Kuba ufite titire turakubaha kubera ikimenyetso Imana yagushyizeho, ariko niwareba mu maso yayo Imana ifite ukuntu ifite ukuntu ihana, ifite ukuntu nimba umuntu avuga ngo ihora ihoze. Hari umuvugabutumwa mugenzi wanjye witwa Joseline yavuze ko Imana ikurwara ikurwaje. Ikurwara ikurwaje, ibyo ni ijambo ry'ubwenge. None hari ukuntu Imana ikurekera titire ariko ikagushyiraho ikimenyetso gituma utahanwa, ikagushyiraho ikimenyetso gituma utareba mu maso yayo. Icyo kimenyetso ikagigukoma ariko utareba mu maso yayo, ugahorana bimwe bya mbere. Muvuge ngo amina, iraba muvuge ngo amina, muvuge ngo ha, muvuge ngo he, muvuge ngo ya, ugasigarana bimwe bya mbere, ariko ntukibasha kureba mu maso y'Imana ngo guha ibindi ushyira ahantu. Utuye inode yakwereje ahantu hakaze, yakwereje iwawa yayo, utuye iwawa, uri iwawa y'Imana. Ntugera muri Edeni mu munezero w'Imana, ahubwo utuye hafi yo muri Edeni, tuye hafi aho ngaho. Uzi ibibera muri Edeni, urabyumva, byumvisha amatwi, ariko ntabwo ubasha kubireba. Niyo ubivuga uvuga inkuru utahagaze, uvuga inkuru utahagazeho, kavuga inkuru za kera, gasanga umuntu ari muri kera nari nuko kera twahuraga twuzuraga umwuka wera, kera twarasuranaga tukaririmba indirimbo zo mu gitabo, kera twararimbaga ngo ntumiteho umukiza ubwo ugenderera abandi ntusige. Ugasanga umuntu afite amakuru ya kera, nta mashasha afite, kuko amashasha yakure ko atagera mu maso y'Imana, yarangije gutakigera mu maso y'Imana, afite amakuru ya kera hashize. Imana itugirire neza kugeza mu rwego Imana igutuza inode ikagwisha mu maso yaho, ariko ikagutuza inode ikagushyira hafi ya Edeni, ikagushyira hafi aho ngaho ya Edeni. We ishingiye kuri rya jambo ivuga ngo sinzivuguruza mu cyo navuze. Dore ibyaha byawe biri tugatugira, ibyango biri tugakurugi. Ese nuko ari byiza ntuzemerwa se, ariko nuko ari byiza ntuzemerwa ko ibyaha byawe biri kwitugatugira ku rugi. Ibyo byabaye byinshi. Yavuze ngo urubyaro rwanjye uyu munsi ndakubyaye, ariko warangiza ukigira igicamuke, kugeza yegora ukigira igicamuke kugeza ubwo ibyaha byitugatuka. Kwitugatuga ni ukuvuga ngo bifite birakaze, biri foro, bifite vitensi, ni buri mwanya. Iyi ni bya buri mwanya, biri gukubita buri mwanya. Sinzi buraza bwabo butarabushira, busambanyi bukaza bwabo utarabwiyana, ubugome bukaza, bugambanyi bukaza, kuroga bikaza, bihora byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe. Hari ijambo nakunze cyane ryavuzwe ngo ishari, umuntu buriya wize ishuri ry'ishari asoza. Ishari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga agahita bumurozi. Nyuma y'ishari niryo shuri usoza ubundi ukajya kuroga. Ubundi ishari riherekezwa no kuroga. N'umunyarwanda aravuze ngo ishari ni ishyano. Kandi hari undi muhanga weretse kuvuga ngo ishari nta gatwiko karimo. Ishari rituma uhora ubari iby'abandi ukabura umwanya wo kubara ibyawe. Rihora rikwereka ibyo runaka agezeho, ntirikwerekaho ibyo ugezeho n'ibyo uzageraho. Gica amaso, gica venire yawe. Ishari si ikintu.
uriya mu bintu ntagira n'ishyari sindegera kuva na cyara nkiri umwana dayimoni w'ishyari aragatsindwa niwe watumye bajya gutura inodi bajya gutura iwawa y'Imana biturutse ku ishyari ry'uko yatuye igitambo kiremerwa uyakora ibyiza ntiyari kwemerwa wa muhanuzi udukurikiye wa mukristo wa mwana w'Imana dukurikiye wewe wakoze ibyiza ntiwakwemera wacuruje ntiwabona iterambere ariko uhugiye mu ishari uri kubara imigisha wahanuye uri kubara ibyo abantu bari kugeraho uri guhora mu byumba mu hena he ari byo wavuze ejo bundi ntujya gukora uzi ko ari n'umuhanuzi ubabazwa nuko ahanurira runaka bigasora ngo akaba ntacyo amuhaye ngo biriya bintu nijya nabimuhanuriye ngo none ngo nta nitura mpa ngo ntacyo ampaye ngo nanabisenya ngo bagahine bajya ahantu bagasenya ubuhanuzi bahanuye twese ukanagatebe huye bagahine bafite ukuntu bajya ku misozi bakanyanyagiza amasezerano y'abandi hari umugahine umwe wigeze kujya gusengera ku musozi ngo ahanganye n'umuntu bashaka kugira umuyobozi asenga isengesho ry'ubugome bagahine bagira amasengesho y'ubugome uzi isengesho wasenze aravuze ngo mwami Yesu ngo uyu mugabo ngo ndabona agiye kundepansa ngo musubije mu kabari niho yaje aturuka nukura musubiza mu kabari sha ngo musubijeyo mu izina rya Yesu amusubizayo pe ikintu cyambabaje nuko mukanya nkako guhombya uyu muntu yahise agwajya mu ntege nke yahise agwa mu ntege nkeya kugeza izi saha yabaye umunyantege nke Imana itugirire neza cyane Imana idufashe Imana iturengere turambiwe rero abahanuzi bafite umwuka w'ubugahini turambiwe abahanuzi ba gahini abo turabahaza duhaza abantu bafite umwuka wa gahini umwuka w'ishyari umwuka wo kutanezezwa n'iterambere ry'abandi umwuka wo kutanezezwa n'iterambere rya Beri umwuka wo kutanezezwa n'ishimwe Imana ishimiye Abeli kw'igitambo cye cyabaye cyiza uziko njya mbona n'abahanzi bagiye kuririmba nko mu rusengero babatumye ari nk'abahanzi 3 cyangwa 4 batandukanye kabona bafite umwuka wo gukompeta ibi bintu namwe abadukurikiye mwarabibonye ko narimo akantu k'agakompetisiyo kibaze se aha ni amakipe yaje mu marushanwa hari bwinjiza igitego byibuza agatahana intsinzi ni ikibazo uyu ni umwuka rero uturuka kuri gahini ni umwuka wa gahini uyu mwuka rero w'abagahini byanga bizakunda birangira abantu bagiye gutura inodi birangira abantu bagiye gutura iwawa y'Imana abantu badukurikiye bamenya ko twavumbuye ko Imana igira iwawa ahantu tuza abantu bayinaniye abanyeshyari yagiye gutuzayo gahini aragenda binode hafi aho ngaho aho yumva ibyiza by'Imana ariko atabasha kureba mu maso y'Imana niko atanabijyamo niko Bibiliya yavuze ajya gutura iwawa inodi ahinduka igicamuke ubone yagenda ari na muzima ngo yagiye ari igicamuke hari abantu rega bamurusengera gatera rero ko ari igicamuke kandi uzababona vuga ngo hi kandi ni igicamuke vuga ngo ha ni igicamuke ngo musome muri Matayo 5 kuko hafasha mu mutwe ni igicamuke ati muvuga ngo amena majesté na maritime ni igicamuke njye mbabona abantu b'ibicamuke batumira kuririmba ugasanga umwe ngo aririmbye neza ngo bamukomeye amashyi undi ati reka nanjye ndebe ko nakwihingagura amakemera agashinga n'agatebe gatoki kabona barimo baratera kiribiti nta mwuka birimo hari abantu bahindutse ibicamuke batuye inodi nubwo batubwira ibi bintu ariko bari inodi Bibiliya iratangaje iri jambo rya narisanzwe ndisoma ariko naryumvise bundi bushyashya naryumvise bundi bushya kugeza ubwo gahini ubwo abwira Imana ati Imana dore unyirukanye uyu munsi ku butaka Imana ikakwirukana ku butaka ititaka nkuvanye mu bantu banjye wa mugomewe wa munyeshyari w'abantu banjye baranshimira abantu banjye baranzanira amaturo byibushye ukajya kubarwanya abantu banjye baransingiza ukabacecekesha abantu banjye banzi imbere nkafashwa ukabambura umwanya nta soni sohoka ako kajambo k'isuka n'agatebiwe kagufashije suka n'agatebiwe abantu banjye baraza kundamya bakansenga bakansingiza ukazana amatiku ukajya kubica uramwishe mwene nyoko Abeli kubera ko amaye ituro ryiza rishyitse ritari injonjori amaye ituro ribyibushye nkanezerwa uramwishe none ubwo umwishe sasa jye sindi bukwica jyewe Uwiteka sinzanatuma n'abantu bakwica ndagushyiraho uburinzi butuma utitwa nanjye nakakwisha ariko sinkwica ngiye kugushyiraho uburinzi
uburenzi ngiye kugushyiraho n'ubuhe sasa. Ariko Gahini yaravuze ati kambayeho, niyo mpamvu yavuze ati unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe urahanyirukanye, nzahahishwa, nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Ayiwe, Uwiteka arangije aramubwira ati hoya Gahi, nubwo ukosheje, nubwo wishe umuntu wanjye, nubwo umuhuhuye, nubwo umuhanije, oya 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 oya, ahubwo umva ukuntu Uwiteka yamushobeje. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa karindwi. Aba bantu nubwo ari babi ntabwo twemerewe kugira ikintu tubakoraho, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Kayini ava mu maso y'Uwiteka. Ijambo rirakomeye, ava mu maso y'Uwiteka. Guhera iyo tariki aba igicamuke, kandi icyo gicamuke ahita akomeza ajya iwawe. Ava mu maso y'Uwiteka ahinduka inzererezi n'igicamuke, ahita akomeza ajya iwawe y'Imana. Imana ifite iwawe, nabivumbuye uyu munsi mu kanya nibwo mbivumbuye, nababwiye ko mfite utuntu twinshi ndi kugenda mvumbura mu nyitega 2023. Ibi bintu urimo wigira, ubugome ufite mu nzu y'Imana, ubugome ufite mu bantu b'Imana, itegure ko kidogo uri bujye iwawe y'Imana. Aho wahereye ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe, ariko umunsi naje kubishyira imbere y'amaso uko bikurikirana, uzahita ukomeza ujya iwawe. Ugiye gutura iwawe hafi ya Edeni, uturiwe ngo utuze hafi yabo, ujye ureba uburyo mbagirira neza, uburyo mbazamura, wumva amakuru yabo y'uburyo mbazamuye, uburyo mbahaye umugisha, ariko ubujijwe kongera kureba mu maso yanjye. Dawidi umunsi umwe yageze gukora icyaha, Imana irarakara, Dawidi arababara, aravuga ati Imana nje imbere yawe, igihano mpa cyose ndacyemeye, ariko ngusaba ikintu kimwe, ntunkureho umwuka wawe wera. Igihano cyose umpa njyamye imbere yawe, nkubite n'inkoni nazizaniye, ariko ntunkureho umwuka wawe, kuko azi ko namurebera mu mwuka wera azagira imbabazi. Uzi kugira ngo Imana ikubwire ngo mu maso yanjye ubujijwe kuhareba, gende wawa. Imana irinda abantu basigaye batarajyayo, ariko bari batangiye kugira umwuka wa Gahini. Imana idufashe cyane. Amen. Hari akabazo ka kabiri nashatse kukubaza, ese abantu bamaze kugera iwawa barangwa n'ibintu bingahe Mama Lionel? Dukurikiranye rya jambo yuko iyi nyamaswa ya kane twasomye, ngewe buriya nabonye uzi utuntu, nanjye rero niyo mpamvu nzajya nkubaza utuntu twatundi two munsi twose nkatuzana nkatukubaza. Aba bantu rero bavuye mu maso y'Imana, bageze iwawa, bagiye gutura inode. Usibye kuba basiribanga yego, bagira umutima w'ubugome. Yego, icyo ni cyambere. Bakunda gupfobya iby'abandi, kuko nta cyiza kiba, nta kabanyura. Komisa nibuka abahanuzi bavuga ngo urangukana kase barahanura ngo ejo bundi kandi ngo ntaturusha amavuta, ngo natwe twarahanuye, ngo natwe twakoze ibi, ngo nahinde gake. Gasigara muri natwe twaragize. Bagutega iminsi. Umuntu wamaze kugera inodi agutega iminsi ko nawe uzajyayo. Iki kintu sinzi nimba bacyumvise. Mwumve iki kintu, umuntu wamaze kugera inodi yavuye mu maso y'Imana atega abandi iminsi, yumva bazabimbwa nkawe, yumva bazaba abanyantege nke nkawe, yumva bazaba ibicamuke nkawe. Kubera iki? Kuko nibyo bintu biranga abantu bari iwawa, bifuza imyaka ku bandi, basiribanga amasezerano y'abandi. Urumva neza? Umva uko Bibiliya ivuga ngo mbera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka n'ibyuma n'inzara. Bagira inzara, bagira n'ibyuma n'imikaka, basenyesha iby'abandi bubashye, bakagira n'inzara kujomba, watera rero akakujomba urwara, ihangana ari iwawe. Nicyo kiranga umuntu wagezeyo. Ihangane, uyu muntu ni wari ari hirgiyo, ihanganira uyu muntu bitewe n'ahantu ari. Imana itugirire neza cyane.
ibi bintu birabaranga, bagira inzara, agukubita yarugukubita mu bitugu, yarugukubita mu maso, ari n'ijya yarugukubita ku munwa, kakubwira ati ceceka, ceceka, kagucecekesha. Kandi ikindi ngo yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka n'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yaje. Hari ibintu bubatse abantu bari iwawa, abantu bari iwawa y'Imana, hari ibintu basize bubatse bomboka bakabisiribangisha amajanja yabo, bakabisiribangisha imvugo zabo, yaguhanuriye ibintu birasohoye ngo ntumuhaye. Abantu bari inodi bagira amasengesho yo gusiribanga ibintu bahanuye, yo gusenya ibyo bubatse, yo gusiribanga. Abantu bari hariya hantu bateye nabi, gusiribangisha amajanja yabo. Ako bibirite ubwoba ngo n'amajanja yabo. Twabihuje n'iri jambo, ariko hari igihe tuzabisobanura mu buryo bwabyo, ariko twabihuje n'iri jambo uburyo yaravuze ngo hari abantu b'inyamaswa abantu. Niyo mpamvu ntagutinya no kuvuga ko basiribangisha amajanja yabo. Inyamaswa abantu bibira bavuzeho inyamaswa abantu, uri inyamaswa muntu ubwo ufite amajanja. Kimwe mu bintu biranga inyamaswa muntu uba ufite amajanja. Ayo majanja yawe rero no bibiri ivuze ngo izabisiribangisha amajanja yabo. Uzi ko hari abantu bajya ku musozi ngo turabitumuye, turabisiribanze, tubiteye umugeri, dutatanije urugo, turarushenye, tubihinduye ubusa, tubigize gutya. Bitewe n'iki? Nicyo kiranga abantu batuye inode babaye ibicamuke. Aziza ko ari igicamuka, amagambo aranga ibicamuke ni bene ayo ngayo. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ndumva nshaka gusengera abantu, Imana bakomeze kandi isenya umwuka w'ishari, bagahini Imana bahagakiza, baberi namwe mutanga amaturo anejeje Imana, kuraje. Reka dusenge Imana, Imana ishobora byose. Ubwiye abantu bawe amagambo akomeye, jewe aya magambo mu bwenge bwanjye sinayashobora, sinayavuga ngo nyashobore. Haleluya. Ariko ubwiye ubwoko bwawe amagambo nk'aya akomeye, ko bamwe baciwe mu maso yawe kandi uracyafite imbabazi. Abandi bafite umwuka w'ishyari, bafite ibikorwa byatuma bajya inodi. Dusabye imbaraga no guhinduka gukomeye. Umuntu wese wamenye ibyawe nahinduke, ahindurwe n'imiburo yawe. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana nyamana, imbaraga zawe zigumya gukora ibikomeye mu mitima abantu badukurikiye. Tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen.